buje nagira umuntu wanabivuga kandi papa yatanca mu duce dunagoze njya kumpuna n'umunsi n'umwe uzi papa yatanyica ntungutse ubwenge reka najya kumurombya murangaza uduce mu muryango w'inyuma nakare bwarabukwe kirigende bikore papa yatanyica reno jesi n'izina ry'Imana Se ni wowe mama Tito muhina umugongo murakoze mumeze gute ko mbona twabaye muri muntahirize ntawe ukigera ku wundi turaho maze kumenyera nubwo ntawe umenyera ikibi ariko naramenyereye naruhutse inkoni za buri joro ego pe Ana Marie usigaye usa neza umaze kubyibuha aho ngamije agendeye turereka agatuza karateranye nta portemento nta kibazo pe umeze neza reka ngomba kubyibuha ubu icyo mpashye cyose ndakirya nta nkoni nta nduru ubu ndaryama ngasinzira ngomba rero kubyibuha nanjye ndanabyibushye ndabyiyumvamo abana se bameze gute bariga neza baraho bariga neza nta kibazo ntabwo biga nako bariga Ana Marie umishikira ufite ibihe bibazo oya bariga nta kibazo urambeshye ariko rero nta kibazo uza kohereza Ngabire na Deo bagabane na Tito ibikoresho by'ishuri hanyurwa imfura yabizanye yewe urakoze cyane rwose Imana ibaha umugisha mwinshi yewe murakoze tuwusangire mbega kugira abaturanyi beza ese unzabitura iki koko erega nta kibazo nicyo abaturanyi babereyeho kandi natwe ni ukwikorera umva muntu uyu mutwaro warundemereye pe murakoze cyane harya Karegisi kariga Karegisi kariga ariko ni mu wa mbere kiga ntabwo kagoye noneho rero ndagiye hari uturimo ngiye gukemura mu rugo uze kubohereza oya banza unsure nawe ihangane pe ihangane mbabarira hari uturimo size nagomba gukemura mu rugo kandi size nta mwana uhari reka nkugeze ku irembo murakoze murakoze rwose makuru none se sura nimba ibintu ushakira ari ibintu by'umumaro kandi by'ingenzi washatse hano twicara tukahaganirira si ngombwa nuko nyine ari ikintu nshobora kukubwira aho mbwira ngo uteze yombi kuva cyagihe sinongeye kubona imihango utagize ute nongeye kubona imihango ndumva neza se uvuze ibyo uri kuvuga nibyo cyangwa urimo urabikeka ntabwo ndimo gukeka nibyo sura ntega amatwi tujya inama noneho mubwize ukuri kweruye mbabarira iki kintu giceceke ukigira ibanga ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe uzigera umenya ko nawe twaryamanye ngo naguteye inda ngewe Minani ndi umugabo wubatse ubwo rero kugiye kuvuga ko ufite inda yanjye ntacyo byagufasha nta n'ikintu byakumarira sibye imihangayiko gusa none uremera nkugire inama bwira numve bivuga ngo mbwira numve ubica hirya bivuga ubikomeje ngo mbwira mbikore umva sora
shaka umuntu ushyiraho iyo nda, shaka umuntu w'umusore uyimushyireho inda, numara kuyimushyiraho izamwitirirwe, kuko ngiye kuyinyitirira sibyo kuneza leta no kuneza umugore wanjye, nta kindi kintu byagufasha, kandi nawe kumuneza byagera igihe bikazashira, ariko wakomeza ukirukankana umuhangayiko n'uwo mu ruho igihe cyose. umusore wowe wese ubwo namubwira ngo iki? ariko ugura umwana wo guta umutsima, cyangwa utazi gutandukanya uburo n'amasaka. uba urebye umuntu w'umusore wewe wumva ukunze, ukavuga ati umusore kabisa ndumva mukunze nta kibazo cye, ukamuha mukaryamana, mwamara kuryamana agacamo icyumweru kimwe ukatumva ati nkwite inda yawe, warangiza umva ugakanira ukigira ibamba, ukareba ko atakurongora akakugira umugore. kandi Sora nubikora buri kimwe cyose nzakikumenyera, umwana nzamugufasha kumurera mwibanga bitazwi, icyo uzajya ushaka nzajya nyigukorera ku buryo buri kimwe cyose nzajya nyikora rwa mugabo wakitirirwa ko ari umugabo gusa, ariko ibindi byose akaba ari njye uzajya ubigukorera, maze twamenya twikundanirana. nzagerageza ndebe ko mubona, ariko ntibyoroshye kumubona. Uzabikore nabyo kugerageza, kandi ndanagiye tunave hanga n'ibintu byo kuganira cyane tutangiye tubigabanye, kuko bashobora kuzadukeka. Nagwaye telefone, ujye ufata telefone umamagara, n'ibintu byo kohereza message uzabyihorere, azatazagira umuntu uzisoma. Turemeranyijwe, ngaho gukufe kunzira ugenda. Genda se. Genda ndaje ngende. Gishereka ngubwire. Ejo bundi cya Patrick Bujene yaragifatanye umushiki we. Usiko namubonye dusohotse. Gusa nakubeshye nahise nikanga. Usiko nakoze. Nahise musubiza mu nzu kukanya. Undi zuri yatashye tewe cyangwa waramuraranye. Reka sha. Ubwo nyemera ukagira ngo ntamure yuko namuteza abantu. Ariko ubundi muzabundabunda mugeze ryari? Nimba waramukunze wamuzanye. Kumugira. Ndakwiyamye. Hako ubundi ubwo wowe ntujya urya abana. Uzabaze. Nge sinzapfurwa. Nge nzategereza uwanjye ibyo no kwica ubwonko bwawe nta mumaro numwe. Igihe cyose urugicane gicane. Ubundi uzaba umuhangayiko mu bantu uzajya. Oya ndeka mbi gicane je wowe ngaho nakubwira iki? Kagimba numva utagikwifurizwa mu. Oya ni muhamane ntaribi. Gishawe. Niko muko. Igihe wicareye aho ngaho uri kuhamara iki? Ate mama, nukuri naje gufata akayaga. Akayaga? Ibyo nahereye kare mbona uri kwiyumvira na akayaga waje gufata? Mama, hari ikibazo maranye iminsi mu mutima wanjye, ariko nabuze ngo nguhera ngo mbikubwire. Ndume. Niki wananiye kumbwira muko? Mbwira, urantinya se sindi nyoko? Mama, Minani yanteye inda, kandi arambwiye ngo nzaceceke. Sinzagira umuntu umwe mbibwira. Ngo iki? Nyine Minani yanteye inda. None nta muntu n'umwe nemerewe kubibwira. Noneho iri shyano ndaryerekeza hehe koko? Umva sinongere kumva uvuga ibyo. Uri kunyumva neza? Ariko mama, waretse kumfatanya n'iminsi. Hari ikintu kimwe nakoze utakizi. Byose sinabaza nkakubwira. Ndakwiyamye muko. Ndakwiyamye sinongere kumva ubwo ibyo. So twamukizwa n'iki? Umuntu abura ubwenge koko. Shaka hujya. Satarabimenya. Kandi ntuzanshyiremo sinagutumye. Uri kunyumva? Ariko mama, waretse kumbwira nabi. Hari na kimwe gize nkora utakizi. Byose n'abagubizi.
umva nkubwire ndakwiyamye. ariko rero ndabigenza Minani aranyihakanye, mama nawe arimo arantuka, Imana neza ibyanjye. Mama, mu mahugurwa baduha amafaranga n'ubumenyi bwo kuyakoresha. Ku bumenyi n'amafaranga guteze sobanurira. Batwigishije kwiteza imbere, ubu ahubwo ndabitangira ejo. Murabikora gute? Nzarangura inyanya, ubutunguru n'intoryi. Baduha amafaranga 5,000. Ubwo uraje. Ishuri ugiye kurireka noneho? Oya, ndakomeza kwiga. Uzabikora gute wiga? Nzajya njya kurangura mu masaa 11, ngaruke saa 9 nzajya njya ku ishuri. Semko, haraho wumvise isoko rirema nijoro?